Nshuti mudukurikiye, kuri uyu munsi muri ino video twayikoze by'umwihariko kugira ngo tubagezeho intangiriro z'uburyo ki basoma cyangwa se baririmba indirimbo ziri mu gitabo cy'indirimbo z'agakiza abenshi bakunze kwita Segeritona. Ubushize twababwiye cyangwa se twaberetse uburyo mwakwifashisha nk'intangiriro y'isomo y'uburyo ki mwasoma indirimbo zariya amanota y'indirimbo zo mu gitabo cyo gushimisha Imana. Abaprotestanti ndetse n'abadivantisite, abamisiyoneri babo babandikiye. Ariko noneho muri kiriya gitabo abaprotestanti bakoresha harimo n'ikindi gice cya kabiri cyacyo cy'indirimbo z'agakiza, iziswe indirimbo z'agakiza, ari nazo zihuriraho zo mu Giswahili bise nyimbo za wokovu. Hanyuma rero zo ntabwo zifite amanota yanditse hejuru, ariko kandi igitabo cyangwa se ibitabo byinshi by'aho izo ndirimbo zakomotse turabifite. Nibyo twagiye twifashisha, turaza kubaha amashusho yabyo, noneho tujye tubereka aho zavuye. Zimwe inyinshi zari umwihariko wo mu ndirimbo zisanzwe zikoreshwa mu Bwongereza no muri Amerika, noneho kubera ko ariho ububyutse cyangwa se muvoma Pentecoste yakomotse igera mu bihugu bya Scandinavia birimo Swede ndetse na Norvège ndetse na Finland. Noneho rero abo muri Swede ari nabo bazanye ubutumwa mu itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda, nabo bagiye bifashisha izo ndirimbo. Hari izo bahimbye bakoresheje umuvugabutumwa, umupasiteri ukomeye wari n'umuririmbyi witwa Lewis Petrus, ariko noneho hari izo yabaga ahimbye zivuye mu Giswedwa, ariko hari n'izo nabo batiraga bahinduye mu Giswedwa zivuye mu Cyongereza. Nuko hanyuma rero natwe twagiye twifashisha izo bahinduye zivuye mu Giswedwa zinjiye mu Giswahili, mu Giswahili nazo zijya mu Kinyarwanda. Hanyuma hari n'izidafite reference, ariko twifashishije bene data bakiriho bari bariho muri biriya bihe ziriya ndirimbo zahindurwaga mu Kinyarwanda, bafatikanije n'umubyeyi wabo wazihinduye mu Kinyarwanda, nibo twifashishije nanone kugira ngo bajye baziririmba, noneho twumve umwimerere wazo. Nongere mbabwire, ntabwo nkora ibi bikorwa mu rwego rwo kunenga yenda se abaziririmba cyangwa se ubundi buryo bundi, kuko mu buryo bwa muzika indirimbo ishobora kuba ari imwe ikagira amajwi menshi, kimwe n'uko amajwi menshi ashobora guhurira ku ndirimbo imwe. Ibyo nabyo birashoboka, ahubwo nimwumve ko ari iby'ubutunzi, ari n'iby'agaciro kuba wamenya iryo jwi riririmbwa muri iyo ndirimbo aho iwanyu, ariko nanone ukaba wamenya ijwi ry'umwimerere ry'umuhimbyi wayo cyangwa se n'uwayihinduye uko yaje ivuga, kuko bigira umumaro. Haba harimo n'ikintu cyo kubaha, haba harimo n'ikintu cyo kuzirikana, haba harimo n'ikintu cyo guha agaciro igihangano cy'abandi, kandi nanone ni nabyo biguha kumva umwuka mwiza w'iyo ndirimbo uwo muhimbyi cyangwa se uwo muhanzi yari arimo ajya kuririmba iyo ndirimbo. Muzagire ibihe byiza muri bino bihe, bibafashe kujya mwiga, kandi narababwiye ngo nubwo wafata iminota 5 ku munsi birahagije kugira ngo ushobore kwiga indirimbo nyinshi. Izi ndirimbo rero nazo muzazige muzimenye, muzongereho na ziriya zo mu gitabo cyo gushimisha, indirimbo 537 abaprotestanti bafite. Nuko nakwifuje ko amatorero yazimenya, abayobozi b'amatorero bazimenya, abayobozi b'abaririmbyi bazimenya, gutyo gutyo ni ubutunzi mu buryo bw'ubugingo bizadufasha haba muri ibihe n'ibihe bizaza. Kandi nongere babwire ko mfite ibanga, nkumbuye cyane kuzabona korali izaba ihuje abantu bo hirya no hino ku isi mu bihe by'ububyutse, turi gusaba Imana mbere y'uko Kristo agaruka, aho abantu bazaba bavuye mu ndimi zitari zimwe, mu moko atari amwe, mu mabara atari amwe, ku migabane itari imwe, mu bihugu bitari bimwe, ariko bagahuzwa n'agakiza k'Imana kabonerwa muri Kristo Yesu, ndetse na muzika baririmbira hamwe basingiza Imana. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana natwe. Turahera ku indirimbo ya mbere mu gakiza, dukomeze. Imana ibahe umugisha.
muri uno mwanya tugiye kuririmba indirimbo ya mbere, ifite reference yayo yitwa urukundo ruhebuje mu ndirimbo zo mu kinyarwanda ariko yakomotse muri ino ndirimbo y'igiswedwa y'120 mu gitabo cya Segertona yitwa Underbar Kärlek. Noneho nubwo tutariga uko basoma indirimbo ziri kuri 6/8 muri mesure ya 6/8, nubwo tutariga uko basoma hano muri mpundwanota mu gihe haba harimo amadiyezi cyangwa se amabemoro, icyo bishatse gusobanura, ariko nko mu gihe hano uzasangamo bemoro ebyiri, ubwo icyo gihe indirimbo ibasha kuba iri muri bemoro. Bemoro rero ubwo ni iyi do 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 ti la so, do 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 ti re do, do 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 ti la so, do ti do mi re do, do 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 ti la so, do 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 ti do re, mi 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 re do re la, so so do ti la ti do, so la so, do do do, mi do re la, so so do ti la ti do. Nakurikiye iri jwi ryo hejuru ariyo rya soprano. Noneho rero impamvu mbereka izi ndirimbo mbakundisha no kwiga gusoma aya manota, nuko ubu ushobora gukurikira rino jwi, ariko hamwe nawe ushobora gukora ibyo bita analyse musicale cyangwa se music analysis, nawe ukifashisha aya manota ya alto, ukaba ushobora guhimba ugakora arrangement musical ya alto ukazigisha korali yawe. Ushobora gukurikira rino jwi rya tenor ukazahimbamo ijwi rya tenor cyangwa se rino jwi ryo hasi rya bass, nabyo ukaziga ukurikije baseline, umurongo wa bass uko ugenda, noneho ukaziga gucuranga cyangwa se gusoma kuririmba, ukigisha korali uburyo ki baririmba bass. Noneho rero ibi narabikoze muri korali, ndifuza ko Imana nifasha bikagenda neza, nkabona n'uburyo bwo kujya muri studio yuko twazaririmba iyi ndirimbo ariko mu buryo bwa korali, mu kumva itandukaniro mu gihe byaririmbwe mu buryo bwa korali. Noneho rero iyo ndirimbo tugiye kuyiririmba, noneho mwumvise uko igiye, noneho tugiye kuyiririmba rero mu buryo bw'amagambo yayo. Noneho ni urukundo ruhebuje, genda urwogeze hose, urukundo ruhebuje n'indirimbo ya mbere yaririmbwe n'amarayika, yumvikana mu bashumba, twishimiye kumenya ko haje urukundo rw'Imana, urukundo, 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 ngurwo urukundo rw'Imana, urukundo ruhebuje, rushaka uwazimiye, urukundo ruhebuje, rurakubabarira
jya kuri ya soko nziza ituruka igorogota, uzabonera ubugingo mu rukundo ruhebuje, urukundo, 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 ngurwo urukundo rw'Imana, urukundo ruhebuje rutugeza mu ijuru, urukundo ruhebuje tuzanezerwa cyane, mu ijuru nta ndwara ibayo, nta rupfu ruzagerayo, twakijijwe n'urukundo rwinshi rw'Imana ihoraho, urukundo, 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 ngurwo urukundo rw'Imana. Hanyuma ubwo tuzajya twirinda niba ari aho twazamuraga, kuko hari nk'igihe wumva turimba ng'urukundo ruhebuje genda urwogeze hose, oya ntabwo ari byo, ahubwo ni urukundo ruhebuje genda urwogeze hose, urukundo ruhebuje n'indirimbo ya mbere yaririmbwe n'amarayika, yumvikana mu bashumba, twishimiye kumenya ko haje urukundo rw'Imana. Kuri refrain, urukundo, hagurukira inota rimwe, urukundo, tukabona kuzamuka, urukundo, ngurwo urukundo rw'Imana. Kuko hano kuri refrain ubwo refrain itangirira hano, so la so do do do, urukundo, urukundo, mi do re la do ti la, urumva ni urukundo, 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 urwo urukundo rw'Imana. Urumva ni so la so, so hano ni do do do, mi do re mi do re la, so so do ti la ti do. Noneho hano ushobora kuririmba hano ukajya ushyiramo ayandi majwi nko kuri base, urukundo ruhebuje
hano hakaba hari amajwi yenda agenda ashyigikira ahangaha mu gihe abandi baba bari kuririmba. Nuko iyo ndirimbo ni ukugenda indirimbo ya mbere ugerageje kureba aho babivanye n'aho babigejeje hano, ubwo bagiye bagerageza gufata za silabe cyangwa se imigemo kugira ngo yinjiremo muri iyi ndirimbo nyine babihuze n'imigemo cyangwa se za silabe ziri hano muri ano manota kugira ngo byinjiremo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Imana izabahe umugisha bwo kumenya iyi ndirimbo no kuyikunda. Twige noneho indirimbo ya kabiri mu ndirimbo z'agakiza. Iyi nayo ihwanye n'indirimbo muri gitabo cya Segeritona, y'indirimbo 139 nk'uko muyibona hano. Noneho rero iri mu rufunguzo rwa do majeur. Noneho rero itangira ku nota ngiriza ko hano ho mumaze kubimenya kuko nta dièse irimo, nta sharp irimo. Iyo hari ikimenyetso cya ca kinini biba bivuze ko indirimbo iri kuri 4/4. Ni ubundi buryo bwo kwandika time signature kugira ngo ushyiremo 4/4. Ubushobora gushyiramo ca gutya bikaba bivuze ko indirimbo nayo iri kuri 4/4. Ni ikindi cyapa kivuga 4/4. Noneho rero mubanze mwumve yenda nk'iyi umwimerere uko bayiririmbye amanota yayo. Noneho bagerageza kujya bagira aho batinda mu kinyarwanda, bakajya bagira kugerageza naho bakururaho gato kugira ngo bihure n'ikinyarwanda, ariko muraza kumva uko bagerageje kubiririmba. So fa mi fa sol la so, ti la so fa mi la so, so fa mi fa sol la so, do re ti do la so, ti la so, ti do la so, do re ti do. Noneho rero ubwo urumva ugereranyije rero noneho no mu kinyarwanda uko bayiririmbye, aho haraho biba ngombwa kukurura imigemo cyangwa se silabe kugira ngo bigende neza. Noneho yanditse iravuga ngo nari naramenyereye ibyaha, sinarinzi ijambo ry'umukiza, sinarinzi inkoni yakubiswe kubera njyewe. Yesu umwami yarambabariye, yankuyeho ibyaha byanjye byose, none ubu ndamushimira cyane umusaraba. Ubwo numvaga ijambo rye ryiza, nararize mu mutima wanjye, mpera ko menya imibabaro ye yatewe nanjye. Yesu umwami yarambabariye, yankuyeho ibyaha byanjye byose, none ubu ndamushimira cyane umusaraba. Yesu umwami n'umukiza wanjye, niwe zuba ndetse n'ubugingo, ndushaho kujya muhimbariza wa musaraba. Yesu umwami yarambabariye, yankuyeho ibyaha byanjye byose,
none ubu ndamushimira cyane umusaraba. Noneho mushobora no kujya kuri YouTube mukareba iyi ndirimbo mu Giswahili, mu Cyongereza, Years I Spent in Vanity and Pride. Noneho mukumva uko ivuga, nabyo ni ibintu byiza cyane. Noneho muba mushobora gushakisha mukumva verisiyo zitandukanye z'iyi ndirimbo Years I Spent in Vanity and Pride. Noneho rero mukareba mukumva verisiyo zaba izo mu zindi ndimi zitandukanye zo ku isi, kuko abantu bagiye baziririmba mu buryo butandukanye mu ndimi zitandukanye. Noneho ugahita wumva natwe uko twagerageje kuyadabuta mu Kinyarwanda. Hano hari ahantu hazamo akantu kameze nka syncopation k'agatego, noneho rero bidahuye yenda n'ahangaha kuko aya manota yo biri directe. Noneho ariko hano natwe bagerageje kubihuza n'Ikinyarwanda kugira ngo bigire ubusobanuro bwiza. Nuko iyi ndirimbo nayo ibaryohere. Murakoze cyane.